munsi twaje hano kuri diyoseze ya Kivu muri itorero ry'Abangilikani dutumiwe n'umwepiskopi wa mukuru Musenyeri kubera ko yari yamenye amakuru ajyanye n'ibyo dukora bijyanye no kwiteganya cyangwa se kwizigamira mu buryo bw'iterambere fund. Maze gukurikira kuri televiziyo iwanjye mu rugo ikiganiro umuyobozi mukuru wa RNIT, ikigo cy'igihugu cy'ishoramari yatangaga, nagize amatsiko cyane. Icyo ni kimwe nshaka kurushaho kumenya ibyo bintu ibyo ari byo. Njya kubonana n'ubuyobozi bukuru bw'iki kigo, umuyobozi mukuru aranyakira na timu ye baranganiriza. Biranshimisha cyane kubona leta yarashyizeho gahunda ifasha abanyarwanda kwizigamira icyambere kugira ngo abantu bagire umuco wo kwizigamira ni umuco mwiza. Maze kubonana n'abayobozi bakuru b'iki kigo narabatumiye kugira ngo bazaze baganirize abo mu nzego za diyoseze bavuga ari kumvikana. Twaje rero kuganira n'abapasitoro bo muri diyoseze, abakuru b'amashuri n'abandi bayobozi batandukanye. Ni uburyo twabonye bwiza kubera yuko ni abantu b'abafashamyumvire, ni abantu bavuga ari kijyana, ariko nshimishijwe cyane cyane n'uburyo bakiriye ibyo tuganiriye nabo kuko babigize ibyabo. Babonye ko ari amahirwe yaba mu buryo bwo kwizigamira bisanzwe no guteganyiriza ahazaza. Bimpaye icyizere ko iyo bigeze mu bayobozi b'amadini b'amatorero kandi bafite umukumbi cyangwa se abantu benshi babakurikira, ubutumwa buba bugeze ku bantu benshi twifuza. Kandi mu by'ukuri bose tubonye bitabira kwiyandikisha no kuzigama. Twumva ko iki gikorwa kigeze ku musaruro twifuzaga, ariko tuzanagaruka kuko hari ibibazo bibaza, ariko ikibazo kindi gikomeye no kubavuga ese twakomeza kuko bagiye kugira izindi nama aho baturutse mu matorero baturutsemo. Urumva ko biduhaye umukoro kugira ngo tuzabasange iyo tubafashe kubyumva neza kurushaho. Simpamya ko bose babyumvise mu buryo bungana, ariko bakeneye izindi fashanyigisho kugira ngo babashe kubyumva neza kurushaho. Nitwa Dr. Mukantwaza Pierrette, ndi umuyobozi w'ibitaro bya Shyira mu karere ka Nyabihu. Mu gihe cyashize ntabwo twumvaga ibijyanye no kwizigamira, umuntu yumvaga ko amafaranga yabonye yayakoresha nonaha bikarangira. Ariko ubu ngubu turimo gutekereza ko mu gihe kizaza nzaba ntagifite imbaraga zo gukora, nzaba nshaje, imyaka izaba binsaba kujya muri pansiyo. Niba rero ntarizigamiye muri iki gihe ntabwo nzabona ibintunga. Niyo mpamvu iki kigega badushishikarije kujyamo twabyakiriye neza cyane, kandi bamwe twamaze no kwinjiramo kubera yuko bifite inyungu cyane. Amafaranga ushyizemo arakungukira, ukaba wabasha gukora ibikorwa biguteza imbere ubu ngubu, kandi no mu gihe kizaza ukaba wazabona inyungu. Nitwa Ndayambaje Jean Frodoire, ndi umupastori ukorera mu itorero ry'Abangilikani ry'u Rwanda muri diyoseze ya Kivu, nkaba ndi umuyobozi uyobora paruwasi ya Mwiyaniki ibarizwa mu karere ka Ngororero mu murenge wa Ngororero. Byadufashije, ubusanzwe tuba mu matsinda asanzwe yo kwiteganyiriza, asanzwe yungukisha 10% cyangwa se abantu bagahuriza hamwe amafaranga mu bimina runaka, umwaka warangira bakagabana ayo mafaranga. Ariko inyungu z'umunsi ku munsi ntabwo twazibonaga ngo bibare ngo byamera bite. Hari n'igihe mwahuraga n'uwabambura akabatwara amafaranga, rimwe na rimwe mugatinda kubona n'ubutabera. Ariko iyi gahunda twayikunze cyane kuko noneho ni gahunda ushobora guhuza na konti yawe, ugashobora kwiteganyiriza biciye kuri konti, atari ngombwa ngo wakire amafaranga mu ntoki. Ikindi twayikunze cyane kuko ari gahunda izadufasha twebwe nk'abavugabutumwa kurushaho guteganyiriza ejo hacu hazaza no guteganyiriza abana bacu mu mashuri.
twayikunze rero kuko yatubereye umugisha cyane. Mu by'ukuri umurimo wacu ni ivugabutumwa, umurimo wacu ni ukwigisha abantu kuva mu byaha, kuko ibyaha ni ibyonnyi byona ubuzima bw'abantu, ariko kandi kubwiriza umuntu ijambo ry'Imana adatekanye mu mutima mu buryo bw'imibereho ngo amenye atari ko ejo nzaba ameze nte, ndetse ubundi n'uyu munsi kubwiriza umuntu ushonje, umuntu udafite uko ariho, biragoye cyane kugira ngo akumve. Niyo mpamvu rero kugira ngo imbaraga za diyoseze zose tuzishyire mu guhuza ibintu, kuko Imana yifuriza umuntu kugira ubuzima bwuzuye, ntabwo ari ubuzima bw'igice. Abantu babwiriza ijambo ry'Imana, bubaha Imana, bave mu byaha, ariko kandi imbaraga bakoresha bakora bibeshaho, bige no kuzigama bunguka kandi bateganyiriza n'igihe kizaza, kuko ufite imbaraga uyu munsi, urabona nanjye uko ngana, hari igihe nari umusore nkawe, sibyo? Ariko ndatega zivamo. Rero hari igihe kigera umuntu ntabe agifite imbaraga zo guhinga, hari igihe kigera ntabe agifite imbaraga zo gucuruza, imbaraga z'ubukorikori, imbaraga zo kuzunguza, sibyo? Icyo gihe rero ni ngombwa kuzigamira icyo gihe ubwo imbaraga z'umubiri zizaba zitagihari. Ndetse n'ubwo waba ugifite imbaraga, burya haba ibintu bitunguranye mu buzima. Hari igihe wahura n'ikibazo utiteguye, igihe rero wateganyirije ibyo bihe utazi, biragufasha ugaterwa witeguye. Dusoza mubona imyumvire y'Abanyarwanda igeze he, cyane cyane mu kumva iyi gahunda mukora buri munsi? Imyumvire iragenda izamuka. Mbere byari bigoye, usanga abantu mu by'ukuri bumva ko kuzigama ari byo abantu bifite. Wanabibwira akibwira yuko atigeze mfite iki muntu utinjiza n'ibihumbi 5 ku kwezi cyangwa se 10. Ariko ubu ngubu bamaze kubona yuko kwizigamira, kwiteganyiriza bidasaba ko ufite ibya mirenge. Iyo myumvire rwose yarahindutse, kandi turabona ko ari ikintu cyiza kigenda gihinduka. N'abantu urebye n'imibare y'abantu bitabira iragenda izamuka. Abantu ku giti cyabo mu mwaka umwe biyongereho abantu basaga 6,500. Umubare w'ibihumbi 6,500 mu mwaka umwe n'amafaranga, ni abantu benshi cyane. N'amafaranga yizigamiwe yavuye kuri miliyari 28 ajya kuri miliyari hafi 42. Urumva ko mu by'ukuri miliyari zisaga 14 ni amafaranga atubutse mu gihe cy'umwaka umwe. Ibi rero birakwereka ko bwa bwitabire n'imyumvire igenda ihinduka. Ariko navuga ko n'inyungu nayo yiyongereye, kuko mu mwaka wa 2022 inyungu yari 11,42, ariko umwaka ushoje ndavuga ibyo duteri yemeje yari 11,55%. Urumva uko amafaranga yiyongera, uko abantu biyongera, ni nako n'inyungu yiyongera. Turabona rero umusaruro ugenda tuwugeraho, ariko haracyari urugendo kugeranije n'Abanyarwanda uko tungana turi benshi.